gusanga ari mu wa mbere ariho muri icyo gikundi cya kabiri. Urugero uyu muntu agasengeri ka jene n'inkweto z'umukara uri ku mwanya wa gatatu ashobora kuba uwa mbere iyo urebye uko amukono atariho agenda. Gusa dufite n'abandi bakinnyi bakomeye baturutse mu mujyi wa Kigali barimo witwa Niyonshima Zakari Zakia yaturutse mu mujyi wa Kigali mu mukinnyi nawe umaze iminsi yitoza kandi umwana ukiri muto y'u Rwanda ndetse akaza na Byukusenge Bobo. Batangiye turo ya mbere nyabo rero yabo igice cya mbere kibuye yangana no kuma kadanse nyabo. Iyi kadanse niyo bagiye gutangira rero. Turebe uko nakubwiraga rero abakobwa bane ubona mu mbere urabona umuntu ushobora kuba mbere ihurira wa gatatu. Nibyo urabona ko batangira gutegura amatara y'ibare. Ubundi bavuga ko muri mu bantu bize ibijyanye na siporo umwitozo w'igihe kirekire kirambye. Uyu mwitozo usaba imbaraga nyinshi y'imibare myinshi. Uvuga ngo ari fitness. Uvuga ngo yes ari fitness. U Rwanda rero aho isi igeze muri umukino wa atletisme ubu metero 500 zagiye muri fitness. Bivuze ngo abakinnyi ubona ureba umukinnyi nakubwiye wambaye isengeri ya jaune ubu ari ku mwanya wa kabiri. Impamvu amahirwe ni ukubera iki? Agiye yitonze urabona ko aragaza amakadanse ariko ntagakura. wari imbere basa n'umukino ubutumwa u Rwanda basigaje kuzenguruka inshuro ebyiri zingana na kuvuga ngo impamvu ari imibare muri awisenge bati inshuro ya gatatu ndabandi imbere y'amatiro 6 n'abafatanya ikosa. Hariho abakinnyi bakomeye harimo uwitwa Umugwaneza Janine mu mukino w'umujyi wa Kigali nawe ukomeye cyane kandi buriya umujyi wa Kigali waje ufite abakinnyi bakomeye kandi n'inzu umujyi wa Kigali ufite umutoza bita Miyasoro Jean Marie Vianney uramuzi cyane waserukiye igihugu n'isi mu mikino igiye itandukanye yagiye muri championnat du monde ajya mu mukino wa Olympique ajya mu mikino yabereye mu Bushinwa ajya mu mukino championnat du monde sirabute ndetse na piste cyangwa se mu kigo yabereye Tokyo muri Japan. Uyu mutoza urumva ko ni umuhanga cyane ngira ngo rwari no kubona umukinnyi nakubona ko asa naho ari imbere. Urabona ko batangiye guca ku mugani w'umunyarwanda ati amazi yacaye mu kiroro ni ukuvuga ngo amazi yacaye ku kibundi mu mafarasi. Uyu mukinnyi w'imbere rero kaze maze amazina ye rwari nakubwiye ko ashobora kuba uwa mbere nibyo kuko uyu mukinnyi w'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali ufite tekinike na tactique. Uriya musore ubona wambaye jezi ya Rwanda yitwa Miyasiro Jean Marie Vianney ni umukinnyi wayo aserukira u Rwanda ubu ni umutoza. Katurebe ngira ngo bikore bigeze katurebe ko batatu babere baje gushikura na basigaye ubasigaye icumi zingana metero 400 bagana ubere muhanda cyaka yafatira kandi atumana banagiye. Uyu mukinnyi uri imbere yitwa Natugira Desire. Uyu mukinnyi w'umujyi wa Kigali abakinnyi batatu nawe umujyi wa Kigali uri imbere yitwa Byukusenge Bobo. Turabere ko rero u Rwanda yose ni ijoro nicyo akanda abantu batari bazi ko ikipe zigize intara zigera zibaye iza mbere nako intara zigera ziza mbere mu midari zabo. Ni ukuvuga ngo uko aya manota atakara ku ntara imwe abakinnyi batatu ba mbere bose ari intara imwe bibanesheje iyo ntara amahirwe yo kuba mu ntara eshanu z'igihugu za mbere. Ibi ngibi kuza kuba yashyize tuyihuye aho intara y'amajyaruguru yaje ku myanya ya mbere ibyitwara imidari nk'iyi nibyo. U Rwanda reka turebe Byukusenge Devota mu mujyi wa Kigali yasigaje metero 100 agiye gusoza irushanwa ku kigero cya 90%. Agiye amashyi reka turebe umujyi wa Kigali urabona ko amakigo asatse amashyi cyane ko abana bakenda umujyi ni umujyi wa Kigali wa kabiri umujyi wa Kigali uwa gatatu umujyi wa Kigali. nuko muzera mu gatatu mbere yabonetse ufite igikorwa kubera ko iyi kiza imibare mu rwego metero 100 atabona ko abana bose bashaka isaba imbaraga nyinshi kandi ikaba Yes Rwanda uramukinnyi mumukweretse ari ku mwanya wa kabiri gitangira ndakubona uramukinnyi uko biri kose uburyo agenda afite amahirwe yo gutsinda Rwanda. Ibi ni tekinike na tactique.
tugiye kuri kilometero zingahe? metero magana ane ziri gukurikira. Reka dusabe DJ.